yangiza akipima ku muntu ufite 4,000 kugira ngo biteshe igihe nta mpamvu yo kujya birirwa tubigarukaho mujya mutwihera amakuru neza tuba dukeneye cyane rwaho. Hari abana barimo baturebera bakavuga bati nibura bama mahirwe mwicarana nabo bagabo. Yes, ubwo rero mwije guha abantu urugero. Ariko uyu mwuka mubi ko tawubonaga mu 2000 na kangahe mu banyamakuru bandi na 3 na 2 gutyo muri bano ba Marcel Rutagarama kiragiye kuki ubungubu harimo kuza ibibazo byo kwangana no gushyirana hanze ugasangira n'umuntu nzo ukajya kuvuga ngo umusinzi muri iyo myaka muri iyo myaka byari bigoye ko umuntu wese aba umunyamakuru, ariko uyu munsi umuntu wese yarasanga ari kuri mikoro yaraba umunyamakuru uragira gute. Hari nabo bagiti mu jisho nuko bisanze bavugira kuri za mikoro n'iki byose, ariko ibyo ngibyo is no problem. Ariko dukeneye sanity mu mwuga wacu, dukeneye ubwubahane. Harya bundi mu itangazamakuru se harimo etike ya conscience kuba ugomba kugira bwabyo n'umutima nama. Abagabo simba sa umutima nama, n'abagabo mufite ibintu byinshi mwakoze twemera. Ndasaba ko mudatanga urugero rubi. Niba mufitanye ibibazo nka Regis na Sam Karenzi, nimuhamagarane mwicare hasi nk'abantu b'abagabo muvuge mutari ko biriya bintu simbikunze, biriya bintu singize gute. Please kiriya kintu iyo mbonye abana bavuga ngo ni ba social media influencers, nimwe nari muri hano gonze ibyo b'influenceramo barimo basharing utwo tuntu tw'abakuru bacu. My friend, I'm feeling ashamed now. Ukoresheje ijambo ryiza abana umuntu w'imyaka 18 20 akaza kugira ngo wowe akujudging irakumvishije ativuka akura akubona nk'umuntu ufite ubunararibonye. Abiriya bintu ngiye ku giti cyanjye nabigaye, kandi n'amategeko agenga uyu mwuga mu Rwanda titre mfite arabinyemerera kugaha ibintu nkanabivuga ndi umutokozi. Ariko uziko uzicyo na bintu ndabasabye ntawe nibasiye. watanze bati mwebwe mutekereze ko muri bakuru mwese mfite telefone zanyu nakanabamagaye nkababwira, ariko burya nzi neza ko urugamba kugira ngo ikibazo kugira ngo kirangire neza kirangire aho cyatangiriye, byatangiye kuri mikoro, nanjye bivugiye kuri mikoro. Please kagere nka introduction y'icyo gutyo nakubwiye, ariko nabwira ni witegure. Sinabikubwira ntabwo ndiho yahabuye ujya kuvuga uburyo yari imyenda ya Bugesera yose ugaceceka. Njyewe waracecetse. Aje siporo yose irabizi bahamagare. Habaye intambara y'inkundurano n'ubu kandi meze nk'u Rwanda mfite bya bisasu bizimiriza mu kirere. Ngira amahirwe nta muntu ujya unyijandika. Narenze ko ngiye ukuntu meze nabo barabizi, ariko nta sinirwe nanabivuga barabizi. Uwanyijandikaho yaba nanjye ntabwo yasana ntabwo hari ryamana ni waceceka giye barabizi. Umuvandimwe wanjye rwose navuze izina ari yayoboyeho n'ikipe yabaza mbwira ati ntusubize. Ntabwo nsubiza rwose uyu munsi, igihe kizagera. Ni ukuvuga ukuntu nkurikije uko bivuze ubwo uzajya urekura episode uwisobanura yisobanura cyane. Okay, niyo forma gusa. Karaka episode yavuze yatangiye avuga ko mwakoranye unashima unintroduce ugira gute byari personnel. Harayasoje ameshoninga atayifa. Jewe niba ari izina niba ari wowe nabo mwakoranye ahangaha rero ne bavuga bajye bavuga izina, kuko harayasoje uvuga ngo soje ameshoninga atayifa ngo Regis na atayifa ngo aricana mufite byinshi nabavugaho nta kintu afite. Rero nahise ndiruje team avuga nitwe twicariya cyangwa nitwe nako turi azajya zasakuze yisararanga abari hafi ya Sama bamumvarize team avuga ni impano cyangwa wenda ni ikipe tutazi mu basifuzi muri myenda ya Bugesera n'ahantu twahuriye byanyabye byabona icyavuga nta na kimwe, kuko batitekereza bara societe niko imeze. Ushobora kuza tuguri nka president wa motari uwo cyangwa se umukoneseri mu motari ukavuga nk'ikintu abamotari baragira niwe bigize gute, abandi bagahita bakanarira ati baganigeze nare ubwayo irabizi ko itarenganye, nuko abantu baba barahongaho gusa bo benyegeza aricyo bashinzwe.
match n'imbago z'umukino ntizirarangira uri imana y'umupira kuryo kuvuga ngo nimpaga mu rwego kugira ngo usashakishe amashyi ya benshi ubwo rero kuba umuntu yabagira abantu benshi bamukurikira ntabwo aricyo bisobanuye ko ari umunyakuri urumva ibyo kumukurikira ibyo birabareba oya ibyo bwinshi abagendera mu kigare ibyo bibaho kandi turamenyereye no kugira ngo urikirwe n'abihumbi 5 badafite umumaro nakira abantu 500 bagira umumaro ikirimo rero abantu kwirebera abasiniya erega nanjye nawe bayemo narabarebaga hasa rero iyo uvuze abasiniya ugahura n'abantu barimo kwigira abasiniya ntihandi nta kantu nigeze kukubwira hano kandi wanongera ngo ni blague ariko ndi bakubwira ko mu bantu abantu 195 nta kintu baba bazi narabivuze ibyo ngibyo abantu bane baba babizi ariko noneho hakazamo umwe wenyine usobanukiwe umwe usobanukiwe kubera inyungu ze akayobya abandi bane agatuma abandi bane batabwira 95 icyo gukora rero numva umuntu akubwira ngo ararenze ubwo ngubwo icyo nakubwira cyo ni kimwe ndi mukuru Samuel nakana kuri Regis mu bijyanye n'umwuga iyo izo simvugo z'abantu b'abagabo nta n'ikintu byungura sosiyete nyarwanda ibikorwa nta kintu byungura sosiyete nyarwanda urumva se ubu ngubu rero nibayibwire bati kugira ngo tugire abana bashobora kuzamura amavubi n'iki ubusama ashobora kuvuga ati Regis ni umwana ati kubera ko narihinze ngera ku rwego rwo gushinga igitangazamakuru ndimo ndatanga akazi hari imiryango myinshi ntunze hari n'imisoro myinshi abo bantu ntunze bose barasora hari abo mfashije kugira ngo hari abo mbesheje ubwo umwana wabaye ndi hagati kandi nakoze igishoboka cyose ndema akazi yego ubwo umwana wabaye ndi ahangaho ku myaka abanyarwanda babati rero si ku myaka si iki mu bikorwa rwose bagaramfure ntabwo nshimishijwe n'aya ma episode yo kumva ko Samu wakoranaga kuri Fine na Regis umwe agiye kwicara Kicukiro hariya kumwe yicaye hariya ku gisimenti murimo